ariko se ko tuzi ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, tukaba tuzi ko Imana ariyo yaremye Adamu ikamuha Eva imukuye mu rubavu rwe. Iki cyaha bavuga ko Adamu yakoze, ndibaza cyatunguye Imana ko ariyo yaremye, kandi imbere ya mbere hariho jambo. Imana yarizi bizaba. Baratubwira ngo yakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. None ko ariyo niyo nabwo niyo Imana yatwise Adamu ariko niyo yamuremye. Ese ntabwo yabonaga hazaza ko Adamu ibyo bintu azabikora? Kugira ngo njye mbona Adamu yararenganye pe. Mbona Adamu baramwigirije hangana Apotre. Njye bivuze muri ko Adamu yaba yararenganye. Kuko sinumva ukuntu Imana itarizi ko Adamu we ibyo bintu azabikora zabaho. Bizabaho. Ngira ngo udufashe utujyane imbere udusobanurire. Twebwe nta mashuri ya theology twarize, ngira ngo dufashe dusobanure ku buryo n'umuntu uri ahantu mu cyaro ukunda Umwizera TV show ureba ibiganiro byacu aribuze kubyumva. Bare dufashe. Nebo ndaza kugenda nshakira n'ibindi bibazo bagiye bambwira kugira ngo nibura abantu babashe gusobanukirwa ibintu, aho kujya mu kigare Adamu yari urubuto yararuciye se yazimazeho kugira ngo tashe kubisobanukirwa. Urakoze cyane Apotre. Murakoze nawe, urakoze umunyamakuru Ngiro. Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze nanone ku Mwizera TV show. Abakunzi bacu mudasiba kubana natwe muri inshuti zakadasohoka, turabashimiye cyane uko mugenda mutugaragariza ko muri interested cyangwa se mwishimira ibiganiro dukora. Niba utarakora subscribe rero uri umuntu mushya cyangwa se uri umusangwa ariko utarakora subscribe, reba ko wayikoze. Niba utarayikora uyikore. Ikindi kandi wibuke gusangiza inshuti zawe ndetse n'abandi bantu ibi biganiro, ushyira comment yawe aho igomba kubiri, ndetse niba ari n'ikindi kintu wifuza ko twazaganiraho gutaha nacyo ukivuye. Nge wumva rero ni Ngiro Thierry, twaje mu kiganiro nanone hano ku Mwizera TV show, turi kumwe na Apotre. Reka mwemerere yongere adusuhuze anatwibwira ku bantu bashya babageze hano. Ndabasuje mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abashya batamenyeranye natwe cyangwa se bagiye kuza bwa mbere kuri channel yacu Mwizera TV show, ndi Apotre Anastase, nigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nyuma ngaba ndi mu kiganiro bita intambara yo kubohora abagizwe n'ingaruka n'imyizerere ipfuye. Murakoze, karibu. Ngaye ngukorera. Mumenyere ko tuzana rero topic rimwe na rimwe ziba ziremereyemo ukuntu ziba zikora ku mvugo ndetse n'ibintu bitandukanye abantu baba baramaze kwimika bigiye ku myizerere. Ahanini ushobora gusanga ko harimo ikintu gisa nk'ari nk'ikibazo cyangwa se ikintu abantu benshi bataba basobanukiwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nkomoko y'icyaha. Hari ibibazo ku bwanjye nibaza n'abandi bantu bagiye babaza. Navuga nti rero niduhure na Apotre nzongera ndimubazeho adusobanurire nyirizina, yifashishe nyine ubutumwa, yifashishe Bibiliya kugira ngo abashe kudusobanurira, ndetse n'ubusesenguzi bwe busanzwe avangamo n'ubumenyi bw'itangazamakuru. Araza kudufasha kugira ngo tubashe kubyumva neza. Hanyuma rero icyo nibaza nawe ushobora kuba wibaza, n'abandi bakunzi bacu batubajije, kiravuga kiti ese inkomoko y'icyaha ni iyi? Batubwira ko ngo icyaha ngo cyazanywe na Adamu na Eva, ariko se ko tuzi ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, tukaba tuzi ko Imana ariyo yaremye Adamu ikamuha Eva imukuye mu rubavu rwe. Iki cyaha bavuga ko Adamu yakoze, ndibaza cyatunguye Imana ko ariyo yaremye, kandi imbere ya mbere hariho jambo. Imana yarizi bizaba. Baratubwira ngo yakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. None ko ariyo niyo nabwo niyo Imana yatwise Adamu ariko niyo yamuremye. Ese ntabwo yabonaga hazaza ko Adamu ibyo bintu azabikora? Kugira ngo njye mbona Adamu yararenganye pe.
mbona Adamu baramwigirije aho ngana Apotre njye mbivuze mbona ko Adamu yaba yararenganye kuko sinumva ukuntu Imana itari izi ko Adamu wenda ibyo bintu azabikora azabaho bizabaho kugira ngo udufashe utujyanemo imbere udusobanurire wenda twebwe nta mashuri ya teoloji tubaho twarize dufashe dusobanure ku buryo n'umuntu uri ahantu mu cyaro ukunda Umwizera TV show ureba ibiganiro byacu aribuze kubyumva bare dufashe nebo ndaza kugenda ncamikiraho n'ibindi bibazo bagiye bambwira kugira ngo nibura abantu babashe gusobanukirwa ibintu aho kujya mu kigare Adamu yari urubuto yararuciye se yazimazeho kugira ngo tubashe kubisobanukirwa. Urakoze cyane Apotre. Murakoze nawe urakoze umunyamakuru Ngiro. Ngira ngo hano kuri kamera ibiganiro tubakorera akenshi bikunda kungura abandi bantu ariko buriya nabo bishobora gukomeretsa. Ubundi ari ibintu bita bavuga mu bintu byerekeye n'iyobokamana ntabwo ari kenshi abakuru b'amatorero cyangwa se b'amadini bakunda kwemerera umuntu ko abazi ibibazo nk'ibyo kuko nk'ibyo bibazo bishobora kwitwa ko ari ubuhakanyi ko gushaka guhakana Imana gushaka kugira ute. Ubundi muri systeme d'evangelisation hakorwa icyo bita méthode expositive. Méthode expositive ni méthode umwe abwiriza ariko ntawe umubaza ahubwo akavuga ngo mwakire ijambo ry'Imana namwe ati dushimiye ariko mwongera ngo ushize umpamagara kuri kamera wambwira ko ari abantu tuzahura nabo kugira ngo bambaze ikibazo nubwo batabashije kuboneka ariko baraza kubyumvira kuri kamera yacu. Hari ibintu byinshi biteye amatsiko muri Bibiliya. Muri Bibiliya ni igitabo cyiza, ni igitabo cyuzuye ubwenge, cyuzuye ubumenyi. Ibi byose n'ubutegetsi buri muri Bibiliya, nta kintu na kimwe kitari muri Bibiliya. N'intambara yewe bino buri kumva abantu bahanura bavuga ngo byacitse cyangwa se byagize bitenge intambara ibiki ibyo byose biri muri Bibiliya. Nabyo biba bigomba kuba nyine kugira ngo ubuhanuzi bugire bute busore. Nibyo bigaragaza qualification ya Bible ko Bibiliya ifite imbaraga. Ariko buriya Paulo nako urwandiko rwa mbere rwa Petero ni mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero mu gice cyaho cya mbere yaravuze ngo nta muntu ubasha kubisobanurira uko yishakiye kubera ko nta buhanuzi bwo mu byanditswe bwazanywe n'ubushake bw'umuntu ngahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavuga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Reka dusaba ari kuri kamera kugira ngo mwese imitima yanyu yegerane n'Imana, ntimwitekereze ukundi, ntimwibwire ukundi, ahubwo Umwuka dufashe gusobanura iyi topic kandi amahoro y'Imana yo muri twe mu izina rya Yesu. Ibi ngibi iyo mbyumvise numva ari amahirwe akomeye kubera ko ntabwo ari njye ukora ahubwo nabwo mfite umwuka wishurirwa muri njyewe wo gusobanura ibyanditswe. Ngira ngo nibyo koko iyo turebye muri generation zitandukanye za Bibiliya igaragaza neza mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Abaroma mu gice cya 3 mu murongo 23-21 aravuga ngo twese twakoze ibyaha ndetwakira ubwiza bw'Imana. Vanga abantu nabo babyumva gutyo ko bakoze iki bakoze ibyaha. Ndetse buriya Bibiliya yerekana neza ko n'umwana uvuka w'uruhinja avukana ibyaha. Nuvuga ngo tukabona ko dufite icyaha kitari cy'umuntu yakoze uwo munsi ahubwo ni icyaha cy'inkomoko. Kandi koko ikomoka nk'uko Bibiliya bigaragaza nyine nuko babyigisha avuga ko icyaha gikomoka kuri Adamu na Eva. Ukibaza uti se Imana yari yaremye umuntu yera, Imana imuremera mu ijuru ryera, Imana imushyira ahera, uwo muntu yaba yarakoze icyaha gute? Ese icyaha cyo ni ikihe yakoze? Ese byagenze bite? So ahangaha izi mpaka ngira ngo ni impaka zitege zikunda kurangira, abantu benshi bakunda kujyaho bajya bakunda kubaza ababwiriza butumwa batandukanye, abashumba amatora atandukanye, ariko akenshi igisubizo gitangwa cyangwa se definition yabyo ndigaragare nk'inyuze umuntu. Ubu nuko nabikubwiye ni ibintu ushobora kubaza wayibaza mu buryo umuntu atabyumvaho neza akagira imyumvire yuko ushobora kuba urwanyije Imana cyangwa se kugiye guhakana Imana. Ariko nabwo si byiza ko twemera ibintu byose uko tubyumva ngo tubyemere kubera ko Imana yatanze ubwenge kugira ngo abantu basobanukirwe ibyo ivuga mu ijambo ryayo. Ikibazo rero bivuye kuri wowe wumva ubutumwa bikajya na kuri nanjye umubwiriza butumwa, nanjye ngira imyumvire yo kubaza cyangwa se yo kwibaza
mwumva nabaza umwuka wera kugira ngo hamenyekane ukuri. Ese by'ukuri icyaha cyakomotse he? Kuko urumva nimba umuntu yararemwe yera, ntabwo umuntu yaremwe ari icyaha. Icyo si cyo cyumvikana. Umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Ntabwo rero ishusho y'Imana ari icyaha. Nta nubwo n'Imana ari inyacyaha. Ntabwo Imana ikora ibyaha. Wenda muri Bibiliya tubonye muri generasiyo zacu cyangwa isezerano, amasezerano atandukanye, hari aho Yesu yagiye avuga ati muri abanyabyaha cyangwa se muri abaso kubera kuva na mbere iso yamwe mbere akora ibyaha. Ariko ntabwo hariya Yesu abivuga, ntabwo yavuze data umbyara mu nda Leonidas. Ntabwo ariwe yavuze. Yabaye mu muri abaso Satani kubera kuva na mbere iso yamwe mbere agira ate akora ibyaha. Aho ngaho bita ko tugeze mu buryo bw'ibyaha, bita ko binahindura ivuko. Aho kandi murabumva hari se w'ibyaha nyine, urumva bihindura ivuko, kandi iryo vuko ribonetse ry'icyaha ni nayo surusa y'icyaha. By'ukuri iyo usomye Bibiliya, wenda ababwirizabutumwa bafite ukuntu bagenda bivuga mu buryo butandukanye. Unyemerere kino kintu tuze gusa n'abagisesengura kandi mu gihe gitoya kitafashe n'umwanya munini. Ubundi bavuze ngo icyaha, urwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cyaho cya 5 umurongo wa 17 haratubwira ngo gukiranirwa kose. Dore gukiranirwa no opposite yo gukiranuka. None nuvuga ngo gukiranirwa kose ni icyaha. Niko urwandiko ruvuga. Ngo cyakora ngo hari icyaha kiticisha. Urimo urabyumva? Ubwo bivuze ko hari icyaha kigize gite cyicisha. Rero ibyo byose tugiye gusobanura. Icyicisha kirazwi ko ari ugutuka umwuka wera. Icyo ngo ntabwo kibabarirwa. Ariko ikindi cyaha ntabwo cyicisha kubera hakurikijwe inkomoko yacyo. Gukiranirwa kose ntabwo mu ijuru hakiranirwa, ntabwo Imana ikiranirwa. Na Bibiliya ivuga ngo ntabwo Imana yakiranirwa ngo yibagirwe imirimo umuntu yagize ate yakoze. Bavuga ngo Imana always, Imana yo ni yera, God is holy. None uvuga ngo n'ubwoko bw'Imana n'abana bayo bahora ari abere. Ntabwo bagombye kugaragara ngaho atari abana b'Imana. Ariko buriya hari icyo bita influence. Buriya nature cyangwa se natire ishobora ku influencing umuntu ikamuhindura. Ujya ubona icyo bita agasimba bita uruvu. Uruvu iyo rugeze ahantu rusa naho hantu, rwagera ahantu rugasa naho hantu. Ubwo transformation ibaye natire, urwo ruvu rugize rute rugezemo. Icyo nshaka kuvuga ngo ni iki rero? Ndagira mubwira ngo inkomoko y'icyaha ntabwo ari Adamu na Eva. N'abandi noneho mudukurikira kuri kamera mubikurikire, wenda ari uburyo wize inkomoko y'icyaha na Adamu na Eva. Adamu na Eva ntabwo bari kuba inkomoko y'icyaha. Baba inkomoko y'icyaha se gute? Nubwo tubarwa muri bo, Abaroma bakatubwira ko twakoze ibyaha twakira ubwiza bw'Imana, ndetse no mu Bikorindo bakatumenyesha yuko Adamu wa mbere yacumuye tugaruka abanyabicumuro, Adamu wa kabiri yagaragaraho gukiranuka natwe tukabakiranutsi. Ariko n'uwo Adamu wa mbere ntabwo ari we nkomoko y'icyaha. Urumva nyine bavuze ko Adamu wa mbere yacumuye. Nta naho birigaragaza neza precisement ko Adamu ari inkomoko y'icyaha. Ubwo Imana yabararemye icyaha. Yabararemye icyaha. Ariko reka turebe kugira ngo tutaza guhakana, ahubwo noneho se Adamu na Eva bahuriye n'icyaha. Icyo ni ikintu ugomba kumenya. Kuko bagiye kuvanga icyaha mbere yuko tunareba ngo inkomoko y'icyaha ni iyihe. N'uvanga abantu bakoze icyaha, bagikoze kivuye he? Bagikoze cyari kiri he? Ese icyaha cyabonetse giti? So Bibiliya rero ifite ukuntu igenda iziga mu nyigisho zayo, ariko ikigaragara nk'uko tuyibona nka buriya, reka wenda ntabwo urugero mu buzima busanzwe, ngo ndagukoresha n'ubuzima busanzwe kuko buriya nabwo bugifite icyo bwuzuza. None nza gukoresha ubuzima busanzwe ndaza kujya najya muri Bibiliya. Buriya ni ukuvuga ngo kubera iki abadepite batora amategeko? Ni ukuvuga ngo amategeko ni nayo creating icyaha. Wenda batarabizi munabimenye. None se utoye itegeko ry'iki? Utoye itegeko ry'iki? Mu ruhande rumwe itegeko rishobora creating icyaha. Ikindi kibazo ni uko icyaha gishobora kuba gihari ariko kiri invisible, kitagaragara. None itegeko rigiye kuza kwekaraza rigaragaza cyaha kandi rinagihana. Aho kandi muri kumva neza. Ndaza kubisanisha na Bibiliya kandi uraza gusanga ari ukuri.
ni ukuvuga ngo Bibiliya ntabwo yajya kuvuga amategeko ngo uvuge ngo ntugasambane, gusambana gudahari. Siko bimeze se? Ko bimeze. Urumva, ntugasambane, ntukibe, ntugatukane, ntukabeshyere mugenzi wawe. Ni ukuvuga ngo kwa gukiranirwa kose rimwe twavugaga bisanzwe bihari, ariko abantu bagize bati ndibabizi. None itegeko niryo riraza kumenyekanisha iki? Icyaha. Iryo tegeko rero niryo riraza kubakondane, ariko wowe ushobora kwisanga nk'uko bivuze muri ya nature ya cya cyaha, ariko wowe atari cyo warugambiriye ndetse utarunazi ko ari iki? Kari icyaha. So reka nsobanure kano kantu kugira ngo tuze kwihuta. Wenda bazashaka kugira icyo babaza, bazabimbaza ko ndahari kuri kamera, ariko basobanukirwe neza, kuko buri icyaha kiza gukomoka ku muntu, nta nubwo n'umuntu ari gupfa kubabarira. Uzasome buriya mu butumwa bwiza bwa Yohana 3:16 ngo ko Imana yakunze abari musi cyane, abakunzi b'Imana. Abakunzi b'iki? B'Imana. Bibiliya iravuga ko umunyabyaha ari inshuti y'Imana. Ni inshuti y'Imana se kubera iki? Imana se kora icyaha ni ukubera ko wowe ubwoko bw'Imana bwasagariwe. Ubwoko bw'Imana bwaragize te? Bwarasagariwe. Kuvuga ngo abajya basoma Bibiliya, ubundi Adamu na Eva baremwa, ntabwo twaza kuvuga ngo Imana yabaremeye impamvu iyi niyi. Hari ubwiru bw'Imana. Ariko iyo dusomye Bibiliya, baremwe mu ijuru hasanzwe hari iki? Hari intambara. Intambara nakita intambara ntagatifu hagati y'Imana n'abamarayika. Satani yaragumutse, yagize ubwibone, wo bitaga Lucifer, marayika mukuru. Noneho rero urumva kwa kiranswa uretse n'imagination ariko productrice, bigaragara ko umuntu yaremwe nk'igihozo, nk'umuhoza wo guhoza Imana mu bijuru, nk'ugiye kwiringirwa kurenza abamarayika. Kuko Bibiliya inatubwira ko twe turuta abamarayika. Umuntu burya ngaruta abamarayika kure, ngo nta n'umuntu ngo yigeze rema, cyangwa se n'abamarayika ntibaremwe nk'uko yaturemye. Urumva ko Imana iriya holy creative yayikoze kugira ngo umuntu amere ngaho aje kuramplasa cyangwa se abo mwiringirwa imbere y'Imana, kubera ko marayika mukuru Lucifer cyangwa Satani yari amaze guteza ibibazo by'ubwibone mu ijuru. Reka turabijyeho kuko Imana yahise ikishyira amategeko. Yahise ikishyira amategeko. Uvuga ngo umuntu aremwa, umenye ko Imana yamuhaye iki? Yamuhaye amategeko. Cya kiri twari turi kuvuga. Abandi mutukurikira ariko Imana yamuhaye amategeko. Kuko Imana yatanze amategeko. Buriya amategeko ashobora kuba nyine ni law ariko ni warning. Iyo umuntu atangiye kuvuga ngo ntukanyure hariya, nta kibazo kiba gihari. Bari ikibazo. Ntabwo uri kubyumva. Unabwiye umwana ngo ntunyura, ntabwo mu kibazo. Ntukore iki? Ubwo ntihari ikibazo. Umwana ku kigero cy'umwana ntabwo uhita kumubwira ngo mwana rero gutya na gutya, ariko iyo umubwiye ngo ntukore ibi, haba hari impamvu yabyo. Tujya kubireba noneho. Nuvuga rero Adamu na Eva ngiye kwereka ukuntu atari bo nkomoko y'icyaha. Ntabwo ari bo nkomoko y'icyaha. Uvuga ngo Adamu na Eva ngewe uko mbagereranya, Adamu na Eva mbagereranya nguko kuko urumva bari mu ishusho yo kwera. Abatwumva mutwumve neza. Bari abantu santash bera, kandi urwo urumva bari buzuye umwuka w'iki? W'Imana. Imana ndetse yabanaga nabo. Kuko Bibiliya tuvuga ngo muri Edeni ubumvaga imirindi y'Uwiteka iza kubasura aho bari bari. Aho Imana yaragereye bagomba kugira ute? Bagombaga kuba. Ariko Adamu baje kwisanga babaye nka wa mwana watezwe n'umuntu mukuru igikombe kirangi, umwana nawe akarikora. Buriya umuntu mukuru yarambitse igikombe kirangi hariya, uzi ko umwana agenda asaba impamvu mwise umwana, ni nacyo Bibiliya ivuga. Buriya umuntu utari wamenya gutandukanya ibintu akiri mu mujyi umwe, uko yari akiri mu mucyo w'isanzure, atari yamenye icyo bita umwijima, ntabwo yari kumenya ko ibyo akoze ubwabyo ari icyaha, cyane ko icyaha atari yanagisobanuriwe. Nyine byabaye noneho Adamu yabaye nka wa mwana nyine batega igikombe cy'irangi, noneho agakoramo byarangira ikamujyaho. Yirangira imugiye yagira ate? Kuvuga ngo yirangira imugiyeho, biragaragara ko ryamugiyeho nyine akandura. Ndetse rimwe na rimwe akanabiryoza, akanakubitwa. Yari umwana utangiye kubigira, hari ababyeyi uhita kumukubita ati kubera icyo wakoze mu irangi, kubera icyo wakoze mu irangi. Uwo mwana yari yamenye irangi. Baramenya. Wowe arabona telefone agaterura. Ntazi n'impamvu babishyizaho.
arabona ibintu byose agafata abarenganye abarenganye. Ariko ni ukuvuga ngo ririya rangi ryatezwe hariya nabwo ryigishije uriya mwana azakura azi neza ko agomba kwirinda gukora muki mu irangi. Ni ukuvuga rero Adamu na Eva babaye nk'umwana utezwe igikombe cy'irangi agakoramo. Ndabikubwira neza kubera ko amategeko ya mbere yatanzwe mu itangiriro. Imana yambwiye ngo itegeko rya mbere ryari ryo kweza umunsi w'isabato, ko bazajya bagira bate, ko bazajya bakora noneho ku munsi wa karindwi bakaruhuka bakamenya umuremyi wabo. Itegeko rya kabiri Imana yabahaye nayo kuvuga ngo igiti cyose cyo muri iyi ngobyi mujye mukirya, ariko hari igiti kimwe mutazarya kimenyekanisha icyiza n'ikibi, ngo umunsi mwakiriyeho. Aho kandi murakumva umunsi mwakiriyeho, urumva ko is a plan. Imana yo cya gikombe kirangi kirambitse hariya kugira ngo umwana akoremo. Umunsi mwakiriyeho no gupfa muzagira mute, muzapfa. Aho kandi urakumvise. Ni ukuvuga ngo itegeko niryo ryotorezaga icyaha. Urumva ko icyo giti cyari gisanzwe gihari kitavugwa. Igiti buriya ntago abantu benshi bavuga ngo igiti ngimbuto, abandi ati barasambanye, abandi ati bagize bate. Ariko nabwo ntabwo byatandukana no kumvira umushukanyi cyangwa se kubana kwemerera undi mwuka mubi cyangwa se kwimika ubundi butegetsi. Kandi burya ushaka kwimika ubutegetsi ariko bitaguturutseho, kuko uramutse utuye nka hano aduye akahafata, icyo gihe uri mu maboko yande, uri mu maboko yaduye. Siko bimeze se? Vuga ngo yo hariho n'indambara, umwanzi agafata agace runaka, abaturage bo muri ako gace bisanga bari mu mwanzi, ariko atari uko bagize bati, atari uko bahisemo kubana n'iki n'umwanzi. Hari abagerageje gukita, hari n'abandi bitakundiye bagoterwa aho ngaho. Abo bantu rero baba bari mu gace k'umwanzi, umwanzi abagiraho ububasha, akabaka n'imisoro, akanakora ibindi bintu runaka kugeza ubwo bazabohorwa, kugeza ubwo bazagira bati bazabohorwa. Ariko icyo gihe leta y'igihugu nubwo ifiteho abaturage bari mu gace k'umwanzi, nabwo mu kindi gice babara nk'aho bahindutse umwanzi, kubera ko baba bamaze gufata indi myumvire iturutse ku mwanzi ariko bitabaturutseho. Leta ikoresha uburyo bubiri, ikoresha uburyo kugira ngo ibabohore bave muri ka gace k'umwanzi, birukana umwanzi aho ngaho, bakabashyira mu ngano cyangwa bakabigisha kugira ngo bajye mu murongo mwiza, kuko nta ruhare bagizemo mu kubana n'umwanzi aho ngaho. Ariko indi nzira yo byanze, kubera ko umwanzi agomba kuva aho ngaho, hari abajyana n'umwanzi byanze bikunze. So reka tugende tubihuza n'ubu buzima busanzwe. Bibiliya itubwira neza icyo nshingiro mvuga ko Adamu na Eva atari bakoze icyaha. Adamu na Eva basanze icyaha gihari. Abantu murimo murabyumva muze kubyumva neza. Basanze icyaha gihari. Icyaha kwari ugukiranirwa kwabereye mu ijuru hagati y'abamarayika bagumuwe na Luciferi, bakagira ubwibone bakigomeka ku Mana. Kandi Luciferi umenye ko yaje guhabwa navuga ko yahawe umugabane we kubera ko yaje koherezwa mu isi, kandi iyo si niyo yagombaga kwera ko niyo yari paradizo, cyangwa se niho abantu bagombaga kuba batuje bari mu mutuzo wabo. Noneho rero ibi tubisanga hehe rero? Iyo turebye mu itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 11, itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 15 kugeza 17, haravuga ngo Uwiteka Imana ijyana umuntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibiyirimo. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakirye, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Iyo ni warning yo kubwira umwana gusa, ariko atari yamenya gutandukanya ngo ibi ni bibi ibi ni byiza. Kubwira umwana ngo ntukagizerera, ntumwerurire wenda ngo umubwire ati kujya mu mihana cyangwa mu baturage bashaka kugira nabi cyangwa ibiki n'ibiki, ukabona nabwo atari byo ugaceceka. Aho ngaho ugifite uburinzi bwo kumurinda. Noneho rero ugasanga hano Abaroma bahita ko bitubwira neza. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 13 haravuga ngo amategeko ataratangwa icyaha cyahoze mu isi ari ntaho kibarwaho amategeko adahari. Amategeko yatanzwe nyuma y'iremwa, ntabwo amategeko yatanzwe mbere y'iremwa. Kuvuga amategeko yahabwaga ndi, amategeko yahabwaga Adamu na Eva uko bagomba kwitwara. Bayahawe rero icyaha kigize gite? Icyaha gihari. Uko Bibiliya yatubwiye neza ko amategeko ataratangwa icyaha cyahoze mu isi ariko ntaho kigize gite kibarwaho. Icyo cyaha cyabazwe mu isi ni ugukiranirwa kwaturutse mu ijuru kwa Satani wahoze ari marayika mukuru Luciferi.
hanyuma ukaza no gusoma icyo ijambo ry'Imana rivuga hariya mu Byahishuwe 12:12. Uzi ko Imana ngo Yesu kwifata Satani imwohereza mu isi kugira ngo ijuru ryongere rigire umudendezo, ndetse ikamwirukana n'abamarayika bose bacanganyukiwe bari mu ruhande rwe. Ubwo yari avuye mu mucyo agiye mu mwijima, avuga ngo wasi ubonye ishyano kuko umubi Satani agize ate akumanukiye. Nuvuga rero icyaha cyari gihari, niyo mpamvu navuga ngo Adamu na Eva bisanze nka wa mwana batega igikombe, umuntu mukuru agatega igikombe hariya kirangi, wa mwana akagira ate agakoramo. Noneho arakandi kantu wambajije gakomeye, wambajije ngo se Imana ko irebera hose icyarimwe, Imana ikaba yararebaga ibintu byose ko bihari. Imana Adamu na Eva ni gute bayiciye mu maso bagakora ibyangwa nayo? Siko kabazo sabashije yego nuko ikimeze. Ati kubera iki bagikoze Imana ikayemera kandi nyuma yaho bakabiryozwa. None nanjye rero kamanyi ngo baza kantu kugira nze gusobanura neza. Ntabwo ndaza gushinza Imana ko yakoze icyaha. Imana igeze ikora icyaha, ariko igenzi byayo kushaka. Ninde muntu wemereye Satani kugerageza Yobu? Imana. Satani yagize ate yarasabye. Ngenegereza ko arahabwa. Yego. Ngenegereza ko nadamu bisanze mwagira gikombe kirangi, Satani yabarasabye ati niba nciye mu ijuru mbu umugabane nanjye ngiraho mbarizwa. Igira ubutegetsi nyine. Akumva nuko nustiri n'ubunda twatwaje urubanza kuko gira kintu kirakomeye. No akantu kambere ngo baje bakumvisha. Rero ngo baza kandi kantu. Ninde wohereje abadayimoni mu ngurube? Ni Yesu. None se still umuntu aracyari victim. Aracyari victim, ariko Imana ndi muko y'iki hamaboko. Burase waruzi impamvu kubabarirwa ibyaha byabaye umuntu? Imana yisubiyeho. Si ukwisubiraho, ntiyigeze reka umuntu wayo. Kabone n'ubwo uwo muntu Satani yibeshye kabonye ubutegetsi, akaba abonye igihugu, ariko Imana cya gihugu Satani yari amaze guhabwa yakimunyaze mu mayeri, imunyaga abantu kandi spirituel mu buryo bitagaragara. ari ukuntu mbona usibye na Adamu, ari ukuntu mbona ko umuntu yagiye buri gihe ashyirwa hagati akajarajazwa. None se Yuda Isakariyote wagambaniye Yesu. Yesu biriya bintu ntiyari yabibonye ko bizaba, yari yateguwe n'Imana. Kuko ntuzamugamba ubuhanuzi 20 na bungahe na burino uva kuri Yesu no kugambanira. Icyo mbara uzamugambanira yari yaravuzwe. Isakariyote ariko burahara yararenganye, nizere ko agomba guhabwa ijuru. Oya wenda icyo tuzakijyaho gutaha, ubundi ntabwo ari kubura ubugingo. Satani wamuriganyije ngo niyahure, ariko yari igikoresho cy'Imana. None se Sawuli Yesu ndihamije ko ari igikoresho cye kuva na mbere, kandi uzi ko Sawuli ari wishe ba Stefano. Sawuli yarenganye ubwoko bw'Imana. Buriya niyo mpamvu Bibiliya tuvuga ngo nta kibumbano cyabazo kibumbye kuko cyambumbye gutya. Imana yakoresha ibyayo uko ishaka, cyane kitatwanga, kandi Imana ifite inzira nyinshi zo kuducungura. Noneho reba igitangaje muri ibyo bimwe ndi kubwira. Ntabwo uzi ko tubona mu itangiro mu gice cya 3 Imana ihana inzoka Adamu na Eva. Buriya Bibiliya iravuga abo nkunda ndabacyaha, abo ngira nte abo nkunda ndabacyaha. Buriya biriya n'ugucyaha kuko ntabwo ari kubahana ngo ibace. Uzi ko no mu itangira Adamu na Eva bahise ko bacungurwa, hari n'abapasiteri batabizi ko bacungurwa. Bajya bigisha abantu ngo Adamu na Eva ngo bararimbutse, ubwo ntabwo ari kuzacungurwa. Adamu na Eva bahise ko bacungurwa kuko n'usoma mu Byahishuwe baravuga ngo umwana w'intama watambwe kuva isi yaremwa ni intama yabazwe mu itangira Adamu na Eva amaze gukora icyaha kugira ngo bongere bambikwe imyambaro yo gukiranuka. Nuko barwaho gukiranuka kw'iki kw'Imana, bambaye ubwiza bw'iki bw'Imana, nirwo bubambitswe rw'umwana w'intama. Ruvuga ngo ibanga Satani atamenye nuko Satani ameze nk'uwahawe Adamu na Eva, azi ko abonye ubutegetsi bw'abo agiye kuyobora. Imana ibacungura kubw'umwuka Satani agumana umubiri. Aho kandi rero ntabwo muraza kumva niyo mpamvu gukiranuka kudashingiye kuki ku mubiri. Karemereye cyane. Gukiranuka ntabwo ushingiye ku mubiri. Ushaka gukora analize y'icyaha akurebera mu mubiri, ariko ushaka gukora analize yo gukiranuka birebera mu buryo bw'iki bw'umwuka. Abamwemeye bose bakizera, ubwo si ubwiru, abamwemeye bose bakizera izina rye,
donc urabona reka nguhe nk'urugero nkunda gutanga ingero kandi zigize nura mu gihugu haba hari abantu bigometse ku butegetsi mu gihugu ariko ubutegetsi bukagira ngo buri kumwe n'abo bantu kandi abantu imitima yabo yaragize ite yaragiye bakajya kuri opposition z'ibihugu bagatanga n'imisanzu bakanavugana bakajya bavugana bakaba batanga amakuru y'ibiri gukorerwa y'ibiri gukorerwa mu gihugu none urabona Yesu aza gucungura yaje ari Imana bwite ariko yigira jambo yigira iki umuntu aza gucungura umuntu yabaye undercover undercover turabyiga cyane mu itangazamakuru donc ntiyagaragaje uwo ariwe yaje mu ishusho yawo ndaje gucungura kugira ngo Satani abone ko dosiye yoroshye ariko umwuka wari uri kumwe na wa mubiri niwo waje kurasa isasu arasa Satani ntiyarabukwa azi neza nicyo bibye undercover nyine undercovering irakoreshwa cyane mu rugamba no mu ntambara ujye ko abasirikare bambara civilian akagira umusivili akambara imyenda isanzwe y'abasivili kandi ari umusirikare kugira ngo afata duhi anamenye amakuru ku musozi runaka badakoresha ubwo buryo intambara ntibayitsinda umusirikare wambara imyambaro n'uri kurasana ku rugamba bwite kuri terre kuri field ariko umusirikare uri gushaka amakuru umusirikare ugutata ugira ngo amenye ibindi uko bimeze ntabwo yambara imyambaro y'igisirikare kugira ngo abone uko arasa umwanzi kandi afata umwanzi cyane none urabona agakiza kaje kuba ubuntu kubera ko Satani we yibeshyaga ngo yateretse igikombe cy'irangi cyangwa se Imana yateretse igikombe cy'irangi kubera ko ibanga buriya ririmo utabashije cyangwa abantu batabashije kumenya nta bundi buryo Satani yari kuzafatwa adafatiwe mu kiremwa Imana yagize ite yaremye uziko Satani akimara kugwa mu kamashu ko kuvuga ngo yafashe Adamu yamukoresheje penalty yamukoresheje icyaha Imana yazi gufata umwuka wayo wera iwukura kuri Adamu kugira ngo umucyo n'umwijima bitaza kugira ute bitaza kwivanga none ariko wa mwuka ari kuri Adamu kubera ko ibera hose icyarimwe suko yari iretse umuntu wayo twari twarazimenye nyine n'ingabo byaje kugera igihe Satani yibeka afite ubutegetsi kandi nta butegetsi agize ate afite none Imana kuko itagomba kureka umuntu wayo byatumye ize gutanga umwana wayo w'ikinege aho ngaho nimba wabyumvise neza naho umuntu yitiwe umunyabyaha umuntu yiswe umunyabyaha ariko suko ari we nkomoko y'icyaha kandi umuntu yatezwe igikombe cy'irangi akoramo aricyo cyaha ariko umuntu ntabwo ari we createur w'icyaha aho createur y'icyaha ninde ni Satani kuko niwe wagize gukiranirwa mu ijuru bituma Imana imuca mu ijuru ariko nawe ashaka umugabane kugira ngo abone abazagira ate abazacira iteka abazaconshomera nibyo mpamvu nina kubajije ndavuga ngo ntabijya bitungura Imana n'abandi bose babyumve nabwiye ngo ninde muntu wemereye Yobu ninde umuntu wemereye Satani gushuka Yobu si Imana yatanze uburenganzira nusoma muri Yobu harabikubwira Satani ati dore Yobu umwita umukiranutsi ariko mumpereze ngwereke gukiranuka ko kwita guhinyuzwa anakwihakane ku mugaragaro noneho Imana kuko ifite ibanga Satani adafite ifite ibanga ryo gutandukanya umwuka n'umubiri ifite ibanga ryo kutubaraho gukiranuka kudaturutse mu byo abantu bareba ifite ibanga ryo urumva iryo banga ari ryo mubwira ngo Imana ifite ibanga yahishe Satani Satani yari azi ko abonye umugabane abonye n'igihugu agiye kugira ute kuyobora nyamara abanyagihugu atarabe bakiri ubwoko bw'Imana ariko Satani we wasi bubonye iki ishyano kumubi Satani akumanukiye none ntabijye bitungura Imana abantu bataze bavuga ngo Imana ntabwo izi ibintu Imana ntabwo izi ibyabaye ni Imana ishobora byose kandi Imana izi byose Yesu yohereje abadayimoni mu ngurube no waboherejemo ntabwo ingurube yasabye ngo nimunyoreze abadayimoni boroze ko n'abantu bajya banga kuyirya ngo yoherejwe abadayimoni kandi nyuma yaho ingurube Yesu amaze kuzohereza abadayimoni yazohereye mu mazi urabizi ko biri tugarika ko amazi ariyo yeza kariya twoza kariya dutunganya buri ngurube zarabatijwe zarabatijwe neza zijya mu mazi abadayimoni baraguruka none se nkamubaza abadayimoni twirukana bari mu ngurube se cyangwa bari mu bantu ahubwo ubwo abantu mugore baseba abantu bate nyine nawe banza wibaza abantu bose muri ya mazi urumva rero iki ngicyo icyo dushaka kuvuga ni iki Imana yaje gukoresha ibanga rero rikomeye kugira ngo umuntu atongera kwitwa umunyabyaha buriya kwitwa umunyabyaha ni uko wanangiwe umutima
hari abantu binangiye umutima banze kuva ku ruhande rwa Aduyi, bagumanye nawe. Abo Aduyi yazingiye muri ka kantu, noneho baza kubohorwa bakavuga ngo twe ntidushaka kugira ute, ntidushaka kubohorwa, twe turagumana mu gace Aduyi yagize ate ayoboye, ariko ntidushaka kuva mu birindiro byacu. Abo nibo bantu baciriweho iteka bonyine. Urwandiko rwa Yuda ruraberekana. Ariko ubundi Imana yaje gukora ikindi kintu gikomeye, irindi rema rishya ry'umuntu ikoresha icyo bita kubyara ubwa kangahe, ubwa kabiri. Urimo urabyumva? Iza kutunyaga ryavuko, itunyaga yangomuko, itunyaga bwa buryo twatewemo n'amakuba, noneho iza kutubyara ubwa kabiri. Itwita abana bayo tubeshejwe no kumwizera. Yesu ni rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cyaho cya 5:18 tuzi yuko umuntu wabyawe n'Imana adakora iki, adakora ibyaha. Urumva? Ahubwo umwana Imana yabyaye amurinda kandi wa mubi ntagira ati ntamukoreho. Bishatse kuvuga ko na mbere nuko Imana yabyemeye. Iyo Imana itabyemera nta bushobozi Satani ari kugira ku bantu. Ariko nubwo Imana yabyemeye, ibyo Imana yemeye ibifite n'uburyo iraza kugira ute, iraza kubikiranura. Uyu muntu w'inyuma ugaragara mu isi ni igikoresho cya Satani. Kuko ibi kuvuga ngo umwana w'Imana Imana yabyaye ngamurinda umubi atamukoraho, nuko utabwaka ubugingo. Njyazo mu Korinto umuntu ngo w'Imana yari umukiranutsi, Imana atoranije mu bakiranutsi. Noneho Satani aza kumuregesha icyaha, sinzi yakoze icyaha cyo gusambana. Akoze icyaha, Satani abwira Uwiteka ati dore wa muntu ujya wita ko ari uwawe, ati ndaje rero mwica ariko n'uwanjye. Noneho Satani marayika aramubwira ntabwo nubwo ubona uvuga ko yakoze icyaha, ariko ubugingo bwe buri kumwe na Kristo mu ijuru. Urimo urabyumva? Rero urica umubiri ariko ntabwo urica iki, ubugingo. Iyo rya jambo ryakomotse ngo ntimugatinye icyica umubiri, ahubwo mutinye icyica iki, ubugingo. Kuko kwa kiranso hano mu isi we are tempted, turageragezwa. None uvuga ngo habaho icyo bita kugeragezwa. Reka nguru urugero, Aburahamu ategereje isezerano ryo kubyara Isaka, yarongoye umuja Agari. None se arongoye umuja arana, urumva Bibiliya yamushinje ko Aburahamu yasambanye. Nuvuga ngo Bibiliya yagaragaje ko Aburahamu isezerano ryageragejwe. Bibiliya ikamuhamagara kari sekuru wabizera. Kuvuga ngo uko twiswe abanyabyaha ni nako twitwa abakiranutsi. Twitwa abakiranutsi iyo tugumanye umutima wo kwemera umukiranutsi, uriya mucyo waje mu isi kugira ngo tumurikire. Kuko mu rwandiko rwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana bigaragaza umucyo ngo waje mu isi kugira ngo abantu bave mu mwijima bagana uwo mucyo. Noneho ngo bamwe ngo banga kuva muri wa mwijima babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi, bafata umucyo bawurutisha iki, bawurutisha umwijima. Naho hantu gusa ducirwa iteka, ariko icyo twari tuje gusobanura ibintu byose bibaho kubw'ubushake bw'iki, bw'Imana. Hanyuma wenda kuvuga ngo umuntu yakoze icyaha, désobéissance, wenda kutubaha Imana, nta muntu n'umwe ufite umutima wanangirwa n'umwuka w'Imana, Imana imushaka. Kuko Imana uko yashaka kose yagira ute, yaguhindura. Yahinduye imitima y'abasahuri n'isaha ibitari yagera. Yahinduye imitima y'abantu batandukanye, imitima irayicura, abantu bahinduka bazima. Rero nta bushake umuntu yagize mu gukora icyaha, nta nubwo ariyo nkomoko y'icyaha. Ahubwo umuntu yabaye nk'umwana uguye mu gikombe cy'irangi, ubundi agasigara abazwa ngo kubera iki wakoze irangi, kucyo yaguye mu gikombe cy'irangi, akemera akabihorwa, ariko akaza no guhabwa imbabazi. Uko umubyeyi arongera akavuga ati ariko nubwo yakoze mu gikombe cy'irangi ntabwo ari yamenye irangi iryo ari ryo. Rero ushaka kumera, iyo ushaka umwana w'Imana, iyo ushaka gukora ibyo gukiranuka, ngo muhinduka nk'abana b'impinja. Siko biri tubwira ngo duhinduke nk'impinja. Ubwo no kubyarwa kangahe, ubwa kabiri. Twizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Murakoze. Ngaye nguko rero reka tugushimire nawe wakomeje kubana natwe. Wibuke ko igihe cyose waba ufite igitekerezo cyangwa se ufite icyifuzo, ikibazo wumva ko twazaganiraho cyangwa se wazasubizwa mu kiganiro cy'ubutaha, urabitwandikira kugira ngo nabyo tuzabiganireho. Niba utarakora subscribe wibuke kuyikora, niba utashyizeho comment, niba